akagira ngo byibuze hari n'ukuntu abantu bareba agatara noneho anamenya amafaranga yakoze video ibyo bintu banogiye umva akata iyi ngiyi niba ari menshi ni iryitanu oya genda what happened abantu ukuntu tumeze iyo ubona umuntu muto mugufi iki ni nko kubona umuntu wenda munini cyane nyine nuko abantu bameze bagenda bagucina intege like abantu bose barambwiraga oh you are so small none n'ukuntu umuntu abivuga oh my goodness you're so small you know akanabigira my god oya genda I'm not okay nukumviseka kuko Imana yanyijije icyo gikomere nyumva Imana yaranyijije umuntu ambwira ngo I'm small ndaba thank you ariko kera my goodness nabaga heart no umuntu ntatinye no kungatira we ntuzabyara cyangwa ntatinye kungatira nubyara ushobora no wanapfa ambara wigeze utsindwa Yesu Kristo nakwiringiye nambara wigeze utsindwa Yesu Kristo nakwiringiye. Turi ni Melody Choir dukunda gukurikira ikiganiro Shalom Gospel Show kuri Genesis TV 387 kuri Canal Plus. Yes, munyemere dushimire cyane New Melody indirimbo yitwa Ndakwiringiye mu majwi meza cyane ndetse n'ubutumwa butandukanye ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye abakozi Imana baherutse guca hano mu kiganiro cyacu ndende baganira natwe kubijyanye n'indirimbo abakunzi ba New Melody aho muri hose nizere neza ko mwakomeje kugubwa neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka nkubwire wowe gifungura televiziyo yawe yuko turi kuri Genesis TV ikiganiro ni Shalom Gospel Show ngende ibyiringiro gutabe nkuko mubizi ndende tugikora buri wa kabiri ku wa kane ndetse no ku cyumweru tugenda dutumira abakozi Imana batandukanye bakatugezaho byinshi kubyo Imana iba yabashyize ku mutima cyangwa se n'ubundi butumwa butandukanye of course ngira ngo minsi yashize twagiye twumva byinshi kuri mwebwe twumva feedback nabahe bakozi Imana mwifuza yuko twabatumira kugira ngo baze baganire namwe and then ushobora kwibaza ninde uyu munsi wa none turi kumwe nawe muri studio zacu za Genesis TV ninde ugiye gutaramana natwe ninde ugiye kuduhesha umugisha uyu munsi wa none so wowe ofet ukunda indirimbo zo kuramya Imana no kuhimbaza of course turi kumwe n'umwe mu bakozi b'Imana bakomeye by the way that's why mbanje guceceka agatoya so bamwita Lecho Uwineza my big boss amakuru urakomeye Lecho wamuherukaga kera wamubonye ute ubona yarabyibushye gato so ariko niko bimeze by the way narabyibushye ntako nagize so wari muri tubwira ngira ngo ndimo nayo nkubajije ku kibazo kijyanye n'indirimbo maje kuririmba nyinshi zitandukanye z'abakozi Imana batandukanye kandi ukaduhesha umugisha of course so nawe uratubwira ate bana nizo ntakibukamo kabisa y'abana nshobora kubona simijwe ariko nkigendera ni ukuri ni nyinshi bigenda bitese kugira ngo uzukire mu ijwi baguhamagaye ubundi ubyibagire urumva nawe iyi industry urayizi nawe so when you are back amba ahantu hose barakumenya so usanga buri muntu wese abashaka your help so kubera ko ari ibyo bintu nakoraga cyane n'ibishyero umva nabimazemo igihe kabisa umva nabo ntazi hari n'igihe najya kuririmba mu ndirimbo umuhanzi adahari are you for real nawe utamuzi wumva ntamuzi nkaririmba n'ubu usura cyabikora cyangwa uri kwindi level oya that's not nta byarevo shanabyo oya naragabanyije just ariko no kubera inshingano ntagaruka kubura umwanya ntabwo byoroshye right so nuvuga ngo ngo ntabwo kizirimbamo cyane tu ariko ndaziririmbamo habonyetse time nyine ndagenda minsi yashize yaraka videos kawe kigeze gutrendinga byataru utare uri my boss so anyway so nuvuga ngo bari ibintu byiza kumva ko byibuze nawe ushobora kuririmba bati at least nyuma y'ijwi ry'umuntu tubona hari undi muntu umufasha so nawe kandi akagera ku yindi level akamenyekana so ari ikintu cy'agaciro kwa so ubu ngubu just ku muntu wese iyo bavuze Lecho umva wa mukobwa uzi kuririmba so bivuze ngo ko twigisha kuririmba uyu munsi wa none ndacyo naguhamagare baby Harinze ngo twatujye kuganira no nako turi kuganira actually kugira ngo byibuze abantu baze kuzabona muri ikabyo so bitewe nuko mwuka Imana ari bukuyobore
ujye dufasha just like akarimbo gato niyo yaba ari amasegonda 30. Amasegonda. It's okay. Okay. So ku buryo byibuze abantu batagira ngo ni igikabyo ndi kugishyiramo. So Lecho niwe turi kumwe nawe uyu munsi wa none umwanya no wawe. Duraho niho njya nkura imbaraga mu bikomeye, aho niho mbonera ubutsinzi, datuma umutima wanjye urifuza kubana nawe, ni wowe nkeneye iteka. Yes, arakoze cyane Lecho mu ndirimbo nziza cyane. Iyo nawe ibakinze bose? Oya, indirimbo really? Indirimbo ni worship zazi cyane. I know. So anyway, ndatekereza ko byaba byose ku muntu dukurikiranye muri kano kanya atari buze kuza kugira ngo ni igikabyo, ntabwo just like nifuje yuko byibuze n'umuntu wenda utakuzi ushobora kuba bumvaga Lecho cyangwa se batazi n'izina ariko bakubonaga mu buzima busanzwe ariko cyangwa batananze atol ako yes. So kubw'impamvu imwe cyangwa izindi uyu munsi wa none uvuye mu bantu babakinga abantu cyangwa se babakinga and then nawe utangiye gukora indirimbo zimwe. Ntabwo mbavuyemo. Yes, because watangiye izindi nshingano. Ako ntabwo mbavuyemo ahubwo. Okay, ariko ntabwo bikiri cyane nkuko byameze mbere. Kandi yes, niko bimeze. Well, the thing is ntabwo ruvuga ngo mbavuyemo. Yes. Ahubwo nuko natangiye gukora. Ego. Ubango n'umuntu ashobora kongera kukuyambaza nta kibazo bitwaye ariko ntabwo bikimeze nkuko byameze mbere. Ariko kuki ushaka ko bimera? That's it. Nta kibazo. Okay. So uyu munsi wa none nifuje ko tuganira cyane cyane ku ndirimbo kubw'imbabazi zawe, n'indirimbo wafatanyije na René Patrick mu minsi yashize. So iyi ndirimbo actually ndagira ngo wenda ubanze tubwireho gatoya imeze ite, idea yaje gute, watangiye gute just kugira ngo wandike indirimbo, inspiration yaje gute? Well, ubusanzwe nari mfite projet yo gukora album. Nabonye nyine umuntu ushaka nyine kumfasha nakora album. So René Patrick ni umuntu kuva kera mana we nahoraga rugitu. Nahoraga mvuga atari kuyu mugabo. Oh yes. Ukuntu aririmba kuri iki nkumva he's just a man of God. So mbona iyo nuze ari mu bantu nta nabantu nako twakoranye nuze cyane ariko we niyo umuntu agenda aganiza ndavuga ko nshaka gukorana indirimbo nawe. Yes. I've got that would be my pleasure. So ukuntu indirimbo yaje ndamugase byo mfite sije. I just have ndumva nshaka ko turimba ku mbabazi z'Imana. That's nicyo kintu numva nshaka ko hari ugiye abantu baba bakeneye kubyibuka ko ibyo unyuramo byose ibyo ukora byose imbabazi zawe ziracyahari, you know. His mercies endures forever, urumva. So numvaga uko biri kose iyo ndirimbo iyo message hari abantu izakomeza bitewe navugaga hari abantu izakomeza. So ndamubwira ati tubonane ryari dukore iki gikorwa. Arambwira aho namusanze ndamusanga and we wrote the song twicaye kabisa na piano. Yari yicaye kuri piano nanjye njyaho twanditse indirimbo twavuye aho irangiye. Turayandika everything. Rabyumva nawe nka verse yanjye ukuntu ivuga ko nari mbabaye ndemerewe n'ibyaha, imbabazi zawe ziranduhura. Nuvuga ni wa muntu wari umaze igihe ari tired, urumva uremerewe urambiwe situation urimo, urambiwe ahantu wicaye maze igihe. Hari ukuntu umara igihe aha hantu ukumva my goodness ahantu uzahava gute. Hari igihe umara inyuma y'abantu uri kubakinga. No, that's not the point. Okay, right. No, it's okay. Entre parenthèses. Karagaciye bato. Yes, ni byinshi. Ushobora kumara igihe mu bukene kinini, ushobora kumara igihe mu ngumba, ni ibintu byinshi utindamo and abantu ukagera no gusenga. Kubasemana ntubibona ibyo nyuramo. So ni urumva niyo yari verse noneho chorus kavuga ngo wirengagije ibicumuro byacu kubw'imbabazi zawe uratwiyegereza. So no kuvuga that's the purpose yo kwandika indirimbo kugira ngo wa muntu
wumvaga yihebye wigunze ubabaye like wataye ibyiringiro no kumugaruramo kuvuga ko Imana yirengagije ibyaha byawe irakwiyegereza so don't give up. Yeah. Amen. Ni message iri powerful ngira ngo abantu benshi badakunze no kwandikaho cyane bibona gake. So ndi gutekereza just like iyo kuko gushyira hamwe kwawe na René Patrick and then muririmbye ku mbabazi z'Imana. So project byabafashe igihe kingana gute kugira ngo mube muyirangije? Indirimbo rero nayo this song The Devil is a Liar hari ukuntu ngira ngo The Devil abona akabona message irakomeye abantu bazayumva akanyuza muto. Iyi ndirimbo twagiye turayikora irarangira audio ijya hanze and that was it. Hashira imyaka 2. Are you for real? Yes, audio iri hanze kuri YouTube. All of a sudden ariko ngahora mfite nuze gushaka gukora video yayo. Mvuga man this song ndayikunda mu ndirimbo zose nakoze. Ndashaka gukora video yayo. Ariko ubwo hazamo bla 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 nyinshi gushaka kubyara covid and everything. Hanyuma byose birangiye all of a sudden tubonye ukuntu dukora video. Turagenda dukora video. And it was successful. Bigenda neza, projet birarangira. Situyi sharing sidushize kuri YouTube. No, wait a second. Feedback y'abantu bayakiriye gute kimara kuyikora audio yarashare message watangiye kwakira sai zimeze gute? Yarasharizwe, yarakunzwe. Abantu hari n'abantu bose bamenye ubwo ngubwo by the way batari bayizi imbere. Like bayimenye ubwo nabonye akamaro ka video ntago mbere ntago nayibyitayo pe nabonye akamaro ka video like abantu barayikunze bavuga ati ubuhanga ni bwiza message ni nziza mu buryo bwo kuririmba irimbitse neza like the song is everything. Yes, thank you so much kugira ngo byibuze wenda tuza kuza kwicisha abantu batsiko ndashaka ko tuza kuza kwinjiramo ibwina kuri indirimbo kukanuko kandi just like niki cyakugoye kuri indirimbo just niki kintu cyaguchallenginze kuri yo ariko reka tubanze twereke abadukurikiye iyi ndirimbo amashusho yayo and then turagaruka mu kanya wenda twumva byinshi bitandukanye. Yes, indirimbo ni kubw'imbabazi zawe ni indirimbo ya Lecho Uwineza afatanyije na René Patrick. En fait, munyemere tuyirebeho gatoya turagaruka mu kanya twumva byinshi bitandukanye kuri iyi ndirimbo ntujye kure ya televiziyo yawe. Yes, munyemere dushimire cyane Lecho Uwineza ndetse na René Patrick mu ndirimbo nziza cyane kubw'imbabazi zawe. Actually na gace gato kugira ngo twumve byinshi ako twabanje kureba eske amashusho ameze gute kugira ngo taza kuza kugiraho ikibazo na kimwe. So ndibaza uyu munsi wa none wabonye amashusho so umaje kumva n'amajwi umaje kumva na message so ari ukuntu umuntu nyine yamamaza ikintu and then wamara kucyamamaza abantu bakatitiriza cya kintu kubata no. Ariko at least anyway imeze neza message iri powerful amashusho ameze neza ikintu cyose kabisa ubona ko nubwo byabafasha umwanya munini ariko mwabyitondeye akantu ku kandi. So my boss Ewana yose kabisa. So nyibwirira kubw'imbabazi zawe amagambo yose agize iyi ndirimbo muhitamo akantu kamwe konyine mukinyine indirimbo yose muhita kubw'imbabazi zawe kuki mutayise wenda imbabazi z'Imana. Yes. Kubw'imbabazi zawe kino kijambo ntabwo umva ko ari kinini ni kirekire sibyo? Ni kirekire muri telefone ntabwo kuri kajyaho hasi Lecho rifeke kajyaho hasi ntabwo kakwirwa byari binagoranye kugira ngo ubone rirasha kubera the song ubwayo ni ndende sinzi nawe wabivuga. Yes, iminota 6-7 ni ndende so ushobora kuyumva uvuye hano ugiye muhanga ukongera ukagaruka. Oh yeah, really? Yes, that's true. Acho. So urabona hari ukuntu kubera chorus urumva sitwari kuyita wirengagije. Okay, cyo ni ryambere. Muri ryambere ryaje. Urabona wanditse ngo wirengagije Kinyarwanda my goodness. Wirengagije. Yego. Urumva umuntu asomye nk'iyo title. Would you listen to the song? Ntabwo byakomeye ndimo ndabyumva. Okay, irindi zina rya kabiri ryaje nirihe? Izina rya kabiri ryaje. Mwatekerejeho. Dushaka yani nyine mwanditse imbe mwatoke tuyite gute? No, imbabazi zawe. Imbabazi zawe. Okay. Kubwi ivuyemo. Nukuvuga kubwi. Ariko rero imbabazi zawe habona mana indirimbo zitwa imbabazi zawe.
ntago andika imbabazi zawe kuri YouTube gusa urebe ni nyinshi cyane baragu okay about okay so irya gatatu byavamo kubw'imbabazi zawe niyo byaje irya gatatu kakubwi twaravuze ati reka tugakubitaho nubwo kare utume title ariko uribaza title ihuriyeho n'abantu babiri Bene Patrick nawe ubwe mu myandikire turamuzi and then Lecho nawe ubwe hari imyandikire wiretse okay sawa and then no tuwahurije hamwe tumaje kubahuriza hamwe kubw'imbabazi zawe so mbwira indirimbo maje kuyikora imyaka 2 yashize audio ziri hanze and then ejo bundi mujyageje gukora amashusho ngira ngo inabwo yasohotse mu minsi yashize so mbwira noneho reka twigire inyuma gatoya y'amarido y'indirimbo ndibaza abantu bose babonye indirimbo nota egera muri 6 cyangwa se 7 igera aho ngaho ariko hari ibintu byinshi biba biri inyuma y'iyo ndirimbo hari umuntu kuba atarazi ko imaze imyaka 2 hari umuntu kuba atarazi just like ibintu byose byagiye bigenderaho so tujye inyuma yayo gatoya well mbwira iyi ndirimbo usibye biriya navuze by'imyaka 2 irakorwa so gukora video twarayikoze turayisharinga tumaze kuyisharinga that same day umunsi twayisharinga twarayisharinga irarebwa pe urabona kuba washaringa indirimbo igahita irebwa ku buryo ubona yarihuse mu gihe gito mbona ni n'umuntu abinyeretse nyuma nka saa moya arambwira ati hari indi channel ya postinze the song ndavuga indi channel ngenzi se ikada ndebye mbona ni channel ntazi like umuntu ntazi mbona ay postinze yandika produced by me yandika nyine we yandika produced by him ibintu byose arabihindura amazina y'abanuze sinzi ko nabikoze niba sinzi ko nabikoze akuraho amazina yabikoze haciyeho igihe kingana cy'umaje mwega kwishyiraho nk'amasaha gusa n'amasaha make kandi nawe yari arimo kurebwa cyane yumva so bibonye byacana uko byabaye cano hano ashobora gufata indirimbo akayisharinga akandika ngo my song none n'uburyo yari yanditse amazina yari yabyanditse nabi kugira ngo ibeshe bitandukane ariko yandika ko iri produced by him everything byose audio video byose ndamuripotinga kuri YouTube so when I reported him bahita yikuraho ayikuyeho indirimbo imaze umunsi Octave like a day nawe urumva excitement twari dufite the song finally yakozwe finally bukeye kuri abantu batangira kumbwira ati indirimbo tutari kuyibona ushyize indirimbo nawe shiraho ndimo muri reportinga ivaho after 24 hours bukeye bati ko tutabona indirimbo babona bose bashaka ama link n'ibiki kuri sharing a link shizeho link ndebye mbona ngo you cannot watch this video ngo it was claimed copyright niyo kandi mbona ndazi sinjye narena twanditse indirimbo we uzandi tutangira gutekereza melody narayibye si koko like it was ubwo niwe sifata nka telefone ugahamagara ne patron ni we ndamubwiye bigenze bite ati ndumiwe umuntu akora ibyo bintu ninde turamushakisha umuntu turamurana nta nubwo muzi n'isura yese ndayibona I don't know this guy nta muntu arumuzi umutipe kupe yararakaye ko YouTube yakuye indirimbo ahitagira umushe nuko akundi ibishaka abahanze ahubwo bino bintu tubikoreho tujya kwandikisha indirimbo pe kuko ni hari anabimenye ntabyo narinzi like urumva aribwo nyiza muri industry hari I was naive umuntu abakoze ibyo bintu like imagine ku reporting indirimbo itari yawe ku reporting ko the song is mine bayinyibye copyright indirimbo ivanaho YouTube kandi YouTube nta udafite news yerekana ko the song is actually yours ntago twandikira YouTube bati after 10 days twabanje kureba koko bibi bintu birebire 10 days zikubita ibyumweru bifite ukwezi indirimbo itari kuri YouTube abantu bambaza si yandirimbo duheruka tuyibona umunsi soka where is the song birandenga ndavuga ati bino bintu rero ntago nakicara gutya the devil is a liar burasi ntiwamenye impamvu ari gutuma iyi ndirimbo
ndahaguruka njya kuri rib. Okay. I reported the guy, baramufata, indirimbo isubiraho. Ni ukuvuga ngo byageze kuri iyo case ujya muri rib. Byagiye muri rib baramuhamagara araza, ndamureba mu maso. Imagine. Nabuze ikintu mubwira. Agira ubwoba, yarabeshye ngo what did he say again? ngo yagurishije channel ye. Ngo umuntu yayigurishije ngo nabakoze ibyo bintu. Ariko twese nyine he was bluffing, twarayibonye. Kandi arafite ubwoba bwinshi. Tutiye cyangwa toke. Cyo dupfa nuko indirimbo yigarura kwa. Anyway, thank you so much. Ngira ngo ibyo byose wamugani ntabwo biba byoroshye gukora igihangano and then wagitaha imbaraga. Harya umuntu aririmbye ngo imvune z'abahanzi. Imvune z'abahanzi. That guy. Yararimo. No, ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye kazi uribaza gutsaho imbaraga zawe gufata amashusho gutaha umwanya wose and then mu gitondo cy'umuntu akakubwira ngo twaraye dukora. Yes. Kumva the next morning. Mbwira nyuma yo gukora indirimbo nyuma yo gushyira hanze just noneho nyibwirira mwakoresheje imbaraga zingana gute kugira ngo iyi ndirimbo tuyibone uyu munsi wa none? Video. Twakoresheje cameras ebyiri. Okay. Hari akantu abahanzi batajya bakunda kunsubiza ariko I think wowe ushobora kukansubiza. Ko cyumva ko nyana gasubiza. Wowe just like what? That's blackmail. Nyibwira by the way. Ariko before yuko wenda tuvugana nende ugamagara René Patrick wamyemera nkamuvugisha. Muvugisha. René. Oui. Umeze neza? Yego saba. Nawe. Urakomeye mon general. Yes, masha. Ni Octave muvugana. Ufite umwanya nkuvugishe amasegonda 30 yonyine. Anyway, by the way, ndabanza kwiexkiza turi live n'umuntu witwa Lecho Uwineza. And then mwakoranye indirimbo yitwa Kubyimbabazi zawe. So ndatekereza Lecho ntago ari umuntu mushyashya muri industry ariko ni umuntu mwakoranye igihe kinini. So mbwira akajambo kamwe ushobora kubwira Lecho uyu munsi wa none. Just kamusubizamo imbaraga mu bijyanye n'urugendo just like atangiye wowe umaze kurusaziramo. Biragoye kubona ijambo umuntu yabwira Lecho. Okay. She's ni umuntu uri gifted kandi umuhamagaro ukomeye. Rero nta kindi kintu ntarindi banga ni consistency na discipline. Wow. Rumva kugira kuko she's umuhamagaro uri sure. Yes. She's gifted, super gifted. So tumuri nyuma nawe I think ndabizi we always talk ndabizi. Are you for real? Yes, ibyo ni bon. Yeah, that's true. Mwibwirira indirimbo Kubyimbabazi zawe just René Patrick mwayikoze igihe kinini yatubwiye imyaka 2 video murayikoze and then kubw'ibyago like umuntu araje arayicreminze ivuyeho challenges nk'izi ngizi wowe just wabyakiriye ute wabyifashe mu René Patrick? Ni ibintu bihari nyine muri navuga muri industry ya music muri rusange ariko noneho no kuko wenda atari ibintu bya copyright bishyitse. Yes. No abo niyo mpamvu aba ibibazo nk'ibyo ngibyo bisaba kwihangana buri hari fights zari behind the scene. Yes. Kwikora n'ibindi byose zitandukanye. True. Bisaba rero ko umuntu amenya umuhamagaro we akamushoboza guhagarara no kubikora neza. Okay, urakoze cyane René Patrick. Nari nkeneye comment nk'iyo ngiyo yonyine unyihanganire kuba nshobora kuba nkujyanye kure cyane. Ariko ndibaza byose nyine abantu bari babikeneye. Nawe ugomba kuba uri hano my brother. Why? Yeah. Okay, sorry. Nice mfunga umunwa tu. Don't worry. So thank you so much. Urakoze cyane. You're welcome, sir. Yes, arakoze cyane René Patrick. Ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye. Nari nkeneye comment yiwe kuri indirimbo kozi nawe yagize mu ruhare. Twumve we abitekerezaho iki? Abivugaho iki kandi ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye kuri indirimbo yagihura na challenges nyinshi zitandukanye ariko bashaka kubyitwaramo neza kandi byitwaramo gitware. Nandi mu ndatekereza imagine turi muri gospel ministry turakorera Imana tubagira ngo byose ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi and then umuntu araje ngira ngo ni ibintu twadusanzwe tumenyereye muri sekira cyangwa se izindi zitandukanye. So noneho uyu munsi wa none ko uwo muntu ashobora kwifata agakora ibyo bintu mwebwe mwabyakiriye gute ku ruhande rwanyu Lecho?
njyewe bwa mbere bikiba byarandenze like I was shocked numva ni level y'ubugome tutumvikana like ntago numva niba umuntu yakuripotinze ukaba warenga kuko ikigaragara cyo yabikoze kubera umujinya numva kubera ko twamuripotinze ugayikureho ahita abikora noneho njyewe nkumva ntago ndi kubisobanukirwa like iyi level nari mfite umujinya narakaye but with time ko byagendaga bikene nagendaga ngatuza ngavuga ati iyi ndirimbo izasubiraho ko bizagenda kose izasubiraho so byarandenze gusa byarananyigishije naramenye kuba eyes cyane nuvuga ngo no gukora igihangano cyandikisha true ngiye kubaza kano actually iyi ndirimbo yakoreshejwe amafaranga angana gute Rachel nibyo bavuga ngo wanga gusubiza ntacyo nanjye nsubiza okay reka tugereranye hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni imwe okay hagati ya miliyoni imwe na miliyoni ebyiri bigo hagati ya miliyoni ebyiri na miliyoni eshatu you can't be serious that's it okay hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu you're serious you're serious yes oh yeah ntacyo nsubiza okay that's great itiza nuko indirimbo yasohotse ofite the reason yo kugira ngo mbaze ikintu urumva ni imbaraga nyinshi umuntu aba yatakaje byibuze binafasha n'umuntu indirimbo yagera miliyoni ebyiri ariya worship nkiriya zirahari ntabwo nshaka kubivugaho mugenzi wacu wa wundi twa back izo minsi yashize okay sawa nta kibazo indirimbo ye hari umutipe waje hano actually ni director wayo ambwira the way baspending almost like 12 cameras zigera muri 12 barimo barafata amashusho y'iyo ndirimbo so I think now uri muri nani muri production yiwe like ubibona urumva nari mo ndamusenza mbwa ati izo kamera zikora ku kibuga cy'umupira right so wazijyanye ku muntu umwe urumva ariko urumva ko bibifasha hari umuntu ukizamuka ashaka gukora video clip akumva birahenze ariko byibuze bikamumotiva ati niba uri yarabishoboye numvaga video clip ari cyo kintu cyambere gishobora kuba gihenze so kubikora ubona birakoretse kandi urabona ko muri uko kuntu mungu nicyo kintu abantu bakeneye cyane urasohora audio nta muntu yumva trust me narabibonye nkora karaga kava gato gusa kava kahisha yes boom abantu baramenya cyane rwose okay imyaka yose ndizengurutsa ndugurutsa okay so nibwo nabonye agaciro ka video nibwo nahise mvuga ati okay I'm gonna do a video y'indirimbo yanjye and see so reka nibaze noneho Rachel umaje gusohora uturimbo dutandukanye indirimbo nyinshi ndetse n'ingi kubw'imbazo zawe nyuma yaho twitega iki kuri Rachel akijambo kwitega ntago njya ndimenyera iyo umuntu ngo tukwitega hari umuntu uzi impamvu se nk'ubu reka ngo urugero rworoshye cyane sibyo hari abahanzi uzi kuva 2018 yego ariko uyu munsi ushobora gusanga hakirimo arakora abantu babiri kandi wenda warabonye nk'abantu bagera muri 10 wowe ubwawe watubwire ngo indirimbo ubakinga like ntwari n'igihe utibuka umubare wazo ariko wasanga ugasanga umuntu yahise arekera aho ngaho birarangiye kandi disi so ndi kwibaza no kuri Rachel ni gutya bigiye kugenda we I don't know. You don't know? Imana yonyine nizo uburyo izangayidinga, you know. Okay. So if I'm to be niba ndi wo gukora ibi bintu wenda for only 2 years. Buri hari purpose man ifite. Niba ari kubikora for longer, hari indi purpose gusa njyewe mbiri kuko mu buzima busanzwe nkunda umuziki. Nibyo bintu byawe. Nkunda it's my career, it's my bread, it's sugo nabeka se mu buhe buryo se. That's it. Anyway, thank you so much. Ngira ngo byibuze wenda ku bantu bashaka kuba bareba iyi ndirimbo kubw'imbabazi zawe niyo nifuza ko tuvugaho ariko ubutaha noneho tuzaza hano uje kutwigisha kuririmba like 5 kuri 5 ndetse gatoya. No, that's it. Nukuri kwa Mungu. Kuririmba rero next time nyine. Fine. So tubwire ku muntu ukeneye kwireba yayisanga he. Of course kuri Genesis TV indirimbo izagikomeza gucaho nkuko bisanzwe ariko umuntu ashobora kwibaza kugira ngo wenda yumve ubutumwa burimo mu buryo burambuye yayisanga he yayibona anayumve ari pause niyo kumva uri wicaye ahantu ucirinze ukayimeditaho. Ni kuri channel ya Uwineza Rachel. It's Uwineza Rachel urayibonaho kabisa. Yes. Ngira none kubw'imbabazi zawe ku muntu ukeneye byibuze kuba yagira igitekerezo kugezaho cyangwa se kuba yagira wenda n'intunga y'amasengesho guha cyangwa se n'ibindi bintu akubaza bitandukanye yakubona gute yagusanga he? Social media. Na office ugira? Ndayifite by the way. Okay, that's it. Okay, office tuyiretse kuko ntira ariko bo
well turetse ibyo ushaka wansanga kuri Eglise Vivante niho office iri Eglise Vivante Nyarugunga yego no kuvuga ngo ni branch ya Eglise Vivante yahoze ari mu Kanogo baragiye okay ni branch yayo ndiho nkora umurimo papa wanjye ni pastor waho I'm a precious kid. Okay. Ni pastor. Kaburi kinyamukobwa wawe. Allo. Yego. Anje jo ndi zabandi basubize. Yeah. It's okay mama pastor. Yego, niho mbandi. Niho nkora full time. Ni iherereye ari imbere kwa Haji. 15 ari imbere kwa Haji. All right. Atari aho ngaho. You find me on Instagram, Rachel Tori Uwineza. Okay. Instagram harya buriya. Twitter. I don't use Twitter. Okay. Facebook is Rachel Tori Uwineza. Yeah. Snapchat. Snaps nibuka izina nkoresha. Snapchat. Snap. Umuntu gushaka byibuza ngo yabona Snapchat, Twitter. I don't use Twitter. Instagram. Karofa. Anyway, thank you so much. Ngira ngo ibyo byose ubutumwa twifuzaga kuba wenda wageza ku banyarwanda, wageza ku bakunzi wenda ba gospel music cyane cyane ni indirimbo kubw'imbabazi zawe. Ntekereza ko umuntu atumvishe zino mvune yagira ngo iriya minota 6 iroroshye. Nashobora kurira akagira ngo byibuze. Hari n'ukuntu abantu bareba agatanoho anamenya amafaranga yakoze video. Ibyo bintu bantu umva akatakubwira ati yingiye ni bari menshi. Ni igitano. Oya genda. Agahita gupangira neza. Natwe se tukarebe tubwire ibiciro. Oya buretse gato. Okay, fine. So, wakoze cyane kubw'umwanya wawe, mwakoze kubwo kwemera kubana natwe. Antuka hano ni mu rugo anytime uzashaka kuza kubana natwe kabisa. Abantu ushobora kuhaca. Hari ikimana yagusye ku mutima. Wakoze cyane. Ntacyo bitwaye. Hari ikintu njya nkora. Ushobora gusanga hari umuntu dukurikiranye wenda urushye uremerewe and then ariko yakumva ubutumwa wenda just ushobora kumugeza wenda akaba yahembuka. So Rachel, umwanya n'uwawe and then urakoresha no kamera. Icyo Imana igusye ku mutima yaba ari message igusye ku mutima cyangwa se bijyanye n'indirimbo. Ikintu nabwira umuntu uri gukurikirana kino kiganiro ubabaye ufite umutima uremerewe no kukwibutsa ikintu kimwe gusa nuko Imana igukunda. Impamvu mvuze bino njye nabonye urukundo rw'Imana kuri level ntabivugaho like I live by it. I live by his love. Urukundo rw'Imana rukuzura ugasanga ntujya ubabara atari uko ufite atari uko unyuzwe cyane ngo ibintu byose arabyujuje ariko rukakuzura gusa ukumva you're satisfied, you're content, uranezerewe pe. Umutima wuruzuye. Ubu nkanjye munyemerere mbivuge sinari nzi ko nabyara bose ukuvuga ngo nari imfata cyangwa iki kwe ukuntu nareshyaga ko nangana basubira ntanjye byambonga umubyeyi. Are you for real? Yes, so nabonye the love of God ukubyara kwanjye kuri level byandenze ndavuga ati abantu batanemera urukundo rw'Imana bafite ikibazo gikomeye. So umuntu uraho ubabaye wigunze wibuke ko Imana igukunda tu urukundo rwayo umva rurenze byose ibyo unyuramo byose urukundo rwayo will always prevail. So komera ushikame. Yes. Actually uvuze kano kantu reka wenda ni nako mpita nsorezaho. So ngira ngo ntago ari ikintu kije gukina yihe mpamvu umvaga udashobora kubyara. Ibyo byose ni ikintu kiba cyaragushose mu mutima. Urumva hari ukuntu abantu bareba abantu ukuntu tumeze. Amarira nyine mu maso. What happened? Abantu ukuntu tumeze iyo ubona umuntu muto mugufi ugira iki ni nko kubona umuntu wenda munini cyane nyine nuko abantu bameze bagenda bagucina intege like abantu bose barambwiraga oh you are so small none n'ukuntu umuntu abivuga oh my goodness you're so small you know akanabigira my god oya genda I'm not okay nukumviseka kuko Imana yanyijije icyo gikomere nyumva Imana yaranyijije umuntu ambwira ngo I'm small ndaba thank you. Oh yes. Ariko kera my goodness nabaga hard none umuntu ntatinye no kumbwira ati wowe ntuzabyara cyangwa ntatinye kumbwira ati nubyara ushobora no wanapfa like uburyo ungana nari wewe Octave avuga ngo ndi igitubi abantu bakagira ngo ni brag. That's true. No igitubi. I was so small.
Yeah. so small kandi ubwo ngubwo and very short. No, ushira small no kuba short. nta kuntu utagiraga bya mayonnaise like byibuze urebe ko bishobora kuvamo umva nabwo gati no mu mazuru abicishamo ariko nkabyibuha wasi bwira ntacyo byatanze ariko ni Imana iba yigisha umuntu. Urabyaye. Can you believe ko nabyaye neza? Are you for real? Yes, ni nacyo rero cyandenze. Ntabwo ari kuvuga ngo ni ukubyara. Kubyara neza. Ntabwo numvaga ko byashoboka. Ko ngiye umuntu nkanjye nabyara neza. Ko the devil is a liar. Nayo matwi yanjye byonyine kunyumvisha ko ibintu by'abantu bavugaga ari byo. Yari kunyiba. Ariko nyine aho hantu niho nabonye urukundo rw'Imana. Mbyara umwana munini. Mbyara umwana uruje byari gihe numvaga ko nshobora kubyara umwana utuze turakropa mwana asikubaye gutya navuga ati azaza ameze neza amatwi yose ariho n'amaso oya gende okay nagaca ko yari black I know ariko my goodness umwiza uruje kugera n'ubu umwaka wose urashize biro 3 umwaka wose urashize ntaranarwara grippe like iyo bira bintu mbite hari rero niho mbona urukundo rw'Imana nyine n'ahandi hose narabibonye ariko sinzi umugore wese wabyaye aranyumva neza cyane aranyumva hari ahantu nawe warabitekereza ukumva ibyo byose ntabwo nabaga mfite ubwoba nwita nararyamaga nkicura ndabigeze but God is so good. God is so good. Urukundo rw'Imana. You guys, don't give up on God. Amen. Anyway, thank you so much. Munyemere dushimire cyane Lecho Uwineza ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye. Mwabonye byinshi indirimbo afite ni kubw'imbabazi z'Imana and then yaduhaye n'ubutumwa bwiza. Wowe wabashije gucikwa n'ikiganiro cyacu mu kanya isaa 2:15 nabwo ikiganiro ushobora kuza kukibona ukumva byinshi ku butumwa cyangwa se ku byo Imana yashyize muri Lecho n'ibintu byinshi cyane ni package nini cyane ntabwo twayivuga muri kano kanya ariko uko iminsi izagendiza wenda tubavunguraho duke. So munyemere tumubwira ngo yakoze cyane Lecho wakoze kubana natwe. Thank you for receiving me. No kuduha umwanya wawe kabisa. Mwakoze kunyakira you guys. Hari agacyayi nanyweye gutya kuri. Ayo for real. Ariko hakonje unakonje. Nakangoye umva kanguye neza cyane. Niko gatuma abantu ba vibrating. Izo courage ufite nyine ntazindi. Ni coffee. Anyway, thank you so much. Reka tumuherekeze turagaruka mu kanya gato twumva byinshi bitandukanye. Turi kumwe n'undi mukozi w'Imana ugiye kuduhesha umugisha mu kanya. So ntujye kure ya televiziyo yawe. Yatubwiye byinshi ushobora kujya kuri IG yiwe. And then ukumva byinshi ukamugezaho ibitekerezo byawe ndetse ukanamugezaho n'icyifuzo icyo ari cyo cyose waba bakeneye support yanyu ubakeneye intunga z'amasengesho ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo byibuze umurimo bakora n'ibyo Imana yabashyizemo babashe kubigeza kure. And then indirimbo ni kubw'imbabazi zawe ushobora kwisanga kuri channel ya Lecho Uwineza ugakomeza gusharinga ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi. Mu kanya gato ntuze subscribe. Please. And share. Arakoze cyane. So ntujye kuri televiziyo yawe turagaruka mu kanya. Yes.